Ningi wiriwe amakuru ni meza ugasanga umuntu azize igitoki umuntu azize inkoko niyo ngiye kuryama ndavuga ati mana hari byinshi wandinze kuba waramaye no kujya gucuranga nkabona n'icyo gihumbi nibamfatana igitoki nayikoreye ku mutwe cyangwa iyo nkoko igihe najya nishimwe nshimira Imana njye mbyiyumvamo. Kongeye kubasuhuza mwese abantu mudukurikiye kuri Flame and Tune Studio, tukaba tugiye gukora ikiganiro kuri uyu munsi. Tubafitiye umuhanzi mushyashya cyane. Umuhanzi rero turi kumwe yagiye gutangira bibwira, ariko ndagira ngo dutangire tubasuhuza abantu muri hirya no hino, abantu mudukurikiye muri mu mpande zose zitandukanye z'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, mwese turabashuhuje kandi tubabwira yuko studio ya Flame and Tune mwayigana mukaza gushaka serivisi zitandukanye. Dutanga serivisi zo gufotora ubukwe, gufotora ibintu bitandukanye, umuntu ukeneye kwifotoza, gukora indirimbo, kwandika ku myenda, dukora n'ibintu byitwa creative design, ibintu bya arts. So abantu mwese mufite ibintu bijyanye n'ibyo bintu mwasura Flame and Tune Studio, ikorera hano Igahanga Kicukiro mu mujyi wa Kigali, tukabaha kuri izo serivisi. Uyu munsi rero tubafitiye umuhanzi, turi kumwe n'umuhanzi ukizamuka uririmba indirimbo gakondo, ngira ngo yatangira twibwira, ariko hagataho ngewe muri kumwe nitwa Augustin Manirakiza ninjye tugiye kubana. Umuhanzi turi kumwe witwa nde, watangira twibwira? Twavuga Ineza Jean Paul, ku mazina y'ubuhanzi bazi ni Ningiri kuko ncuranga iningiri. Iningiti. Jean Paul, mu by'ukuri umaze kingana iki ucuranga uyu muziki w'iningiti, cyangwa se ni gute watangiye gucuranga injyana gakondo? Ntago ari igihe kinini, ndumva natangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 2023. Ariko icyatumye mfata umwanzuro wo gucuranga, nabonye umukecuru wanjye atambutse n'umusaza atambutse, ndavuga ati nta masamba ahari naba nahinga cyangwa n'akazi mfite, reka mfata umwanzuro wo gufata iningiri njye gucuranga. Ubwo ntari gushaka ubuzima, niho natangiye rero mu buryo bwo gupfundikanya, mbese niko nabyita, kugira ngo ndebe ukuntu naba. Kuki wahisemo iningiri aho kugira ngo uhitemo ibindi bintu? Iningiri nicyo kintu niyumvamo, kuko na papa wanjye yarayicurangaga, nkabona mbese abantu bari kubyishimira, bituma nanjye nyicuranze umunsi wa mbere mbona nyuye amafaranga yo guhaha, ngiye bwa kabiri mbona birakunze, mpita mfata umwanzuro wo gukomeza nkicurangira. Yego, ese izina Ningiri bakwise ryaturutse hehe, cyangwa se rifite ubuhe busobanuro bwihariye? Izina Ningiri aho ryaturutse nuko ncuranga iningiri. Nk'ubu urabona aka kaningiri mfite niyo ningiri. No hari ukuntu nganira nayo nkayamaga ngo ningiriwe ni wiriwe. Ibyo bigatuma abantu baseka bakampamagara rero Ningiri. Wayiganiriza tukareba? Birashoboka cyane. Biganiriza rwose twumva. Ningi wiriwe amakuru ni meza, amakosa ni mabi, irahira ngwiki nukuri kw'Imana. None se Ningi turirimbe nta kibazo, urahira Ningiriwe ntacyo, tujye gucisha aho umudiho umwe turirimbe iyihe iyo nshaka ubesha ku oya rahira nanone numve Ningi. Ubwo rero urumva ikintu cyo cyatumye banyita Ningiri. Yego. Waducurangiraho gatoya karirimbo kamwe? Yego, nta kibazo. Abanyarwanda twariboye twazingoma y'igitugu, nejeje benshi nyuma y'igihugu, abasigaye Rwanda bagira ingorane, urubyiruko rw'urugamba ntibubahirize ikiremwamuntu. APF batugora, APF bashinzwe
Kagame Paul yararwanye mu Birunga yararwanye imvura yose yararwanye Abanyarwanda twariboye twazigoma igitugu yejeje benshi nyuma y'igihugu abasigaye indwani bagira ingwate urubyiruko ruba ku rugamba ntibubahirize ikiremwamuntu RPF batugaba kubera RPF besheje umuhigo iburasirazuba yararwanye iburengerazuba yararwanye mu majyaruguru yararwanye mu majyepfo yararwanye abanyarwanda twariboye abanyarwanda twariboye kazigoma igitugu yejeje benshi nyuma y'igihugu urasigaye indwani bagira ingwate urubyiruko ruba ku rugamba ntibubahirize ikiremwamuntu RPF batugaba komera RPF basheje umuhigo. Wow, neza biraryoshye, uracuranga ukumva umuntu wese yahaguruka ahari akabyina. Ariko se mu by'ukuri watubwiye ko watewe impamvu yatumye utangira umuziki wo gucuranga iningiti ari uko wagize ibyago ukabura ababyeyi, kandi nabo abakoreraga baracurangaga iningiti, wumva ugize umuhate yuko wakomeza impano yabo cyangwa se inganzo yabo ukayisigasira nawe ugacuranga. Ariko se mu by'ukuri ni gute buri gihe utegura indirimbo zawe? Urabanza ukaririmba ugashaka melody cyangwa injyana nyuma, cyangwa amagambo yategura mbere? Amagambo nyategura mbere, kimwe nk'uko nshobora kuba nicaye gutya isaha ku isaha ushobora guhita umbwira ngo ririmba indirimbo imeze gutya na gutya, urabona nk'ubu twicaye gutya nahita ndirimbira indirimbo ni nk'umuntu imba yitwa runaka nkahita muririmbira indirimbo bigashoboka. Nk'umuntu wenda yitwa wenda ari ba Claude cyangwa se atumwifurije umwaka musha cyangwa Noheli nshyashya, ibyo birashoboka cyane. Muri makeya ni impano yawe? Ni impano yibera muri njye kuko ntabwo nigeze njya kubyiga. Yego, ese mu by'ukuri ibyo wandikamo wibanda ku zihe nsanganyamatsiko? Ni urukundo, ni indirimbo zo kubaka igihugu, ni indirimbo zimeze gute? Hari indirimbo zo kuba, icyambere ni zo kubaka igihugu, izindi zo guhumuriza abantu mu ndirimbo z'Imana. Hanyuma se hari aho bihuriye ujya uhuriza umuziki gakondo n'ikoranabuhanga mu ndirimbo zawe, cyangwa se utekereza ko hari ahantu indirimbo zikoresheje ikoranabuhanga rigezweho zihuriye n'indirimbo gakondo? Nk'ubu indirimbo gakondo iyo ufashe nk'iningiri ukayihuza wenda n'ibi byuma bya ruzungu, ibyo bibyara umuziki pe, bibyara umuziki. nk'uriya waririmbye ngo mbese mu mararunguye ugiye, yakoresheje umurya w'iningiri, kandi wumvishe kuriya murya ari mu bukwe ahantu henshi hatandukanye. Ziriya ndirimbo zirabyinitse, ari umusaza yiyumvamo, n'abasore tukaziyumvamo, n'abana ye nabo baziyumvamo. Burya indirimbo rero umusaza yiyumvishemo, n'umusore akiyumvamo, n'umwana akayisangamo, iyo ndirimbo ibikunze. Yego, ese iningiri yabikoze mu biki? Ni ibintu bihambaye, ni ibintu byoroheje, bisaba ubuhanga kuyikora, kuyicuranga bisaba ubuhanga? Iyi ningiri ntabwo ari ibintu bihambaye, urabona ni akadebe n'agati n'uru rudodo badodesha inkweto, aba badoda inkweto, n'umushumari. Aka kabambye hejuru rero ni agashitingi, nibwo nkora aka gaheto k'umufuka, akaba ari kunkoreshaho ndi gucuranga. Hanyuma iyo ni dekorasiyo washyizeho, ni RPF, ni iki kirango? Iyi ni RPF, bivuze ngo iri bara icyo narishiriyeho ni uko kenshi na kenshi
indirimbo ndirimba ari iza gisirikare kandi RPF iza muri gisirikare n'ingabo z'igihugu. Yego. Bivuze ko ikunda cyane. Bikomeye cyane. Okay, ni ibiki bikugora mu buzima busanzwe, ni izihe mbogamizi uhura nazo mu kazi ukora ka buri munsi kajyanye no kuririmba uri kugenda uririmba? Imbogamizi ngira hari igihe mba ndi gucuranga nko mu isoko, numva umuntu bite n'ubushobozi mba mfite buke, umuntu akambwira ati amafaranga nyafite kuri telefone, nakibuka yuko nta telefone mfite kubera ubushobozi. Numva mbese numva muri njyewe mwumva hari ukundi kuntu bifashe, mwumva ntago ari byo. Nanone nkaba ndi gucuranga nk'ahantu kubera ncuranga ahantu hari abantu benshi, najya kumva mwumva umuntu arambwiye ngo mwabuze ibyo mukora, ngo mwafashe amasuka agahinga, ariko niyibuke yuko hari abatafite na hahandi bahinga. Ngiye ikintu cyatumye ncuranga, hari urubyiruko rwinshi usanga ruri mu ngeso mbi runaka by'ubujura, mbese ntabwo ninya kubivuga kuko abajura barahari. Yego. Ugasanga umuntu azize igitoki, umuntu azize inkoko. Njyewe niyo ngiye kuryama ndavuga ati mana, hari byinshi wandinze, kuba waramaye no kujya gucuranga nkabona n'icyo gihumbi, ntibamfatane igitoki nayikoreye ku mutwe cyangwa iyo nkoko, igihe najya nishimwe nshimira Imana. Niyo mpamvu nkomeza gucuranga ubudasiba rero. Yego, ibyo bantu barakubwira ntibiguca intege. Ni wowe ngo mufata nka ba bandi. Ese nihe wifuza kugeza umuziki wawe cyangwa se inzozi ufite mu bijyanye n'umwuga wo kuririmba n'izihe? Cyane ko numvise ufite n'ijwi ryiza no gucuranga kandi bimerita ubishoboye. Inzozi mfite muri njyewe nuko mfite ejo hazaza heza. Uhateganya gute? Wiyumva gute? Ejo hazaza heza uhumva gute mu bijyanye n'umuziki wawe kuririmba? Ese wumva uzawugeza he? Jewe ahantu sinzahagarara mbese. Intego mfite ni ubudasiba, mbese ni ukudacika intege. None ejo hazaza ndi kuvuga nk'ubu iyi ningiri igenda imuza n'ubona atarinze, nkahura nawe akavuga ati fata 500 ugenda, wose muye nawe. Nuko nanone nizeye yuko hari undi nzahura nawe agatavuga ati wowe bigomba kugenda gutya na gutya, nakwitaho nkakuremera, tukakora indirimbo, tukareba ukuntu nawe wagera ejo hazaza heza. Aribyo navugaga. Noneho ubuzima bukagera utemba. None se wowe uko ubibona, ndumva ufite ejo hazaza, turifuza yuko bibaye byiza watangira ukabona amahirwe y'uburyo wajya ukora indirimbo zawe nawe zikajya ahagaragara, abantu bakazireba, zikagira naho zikuvana naho zikugeza, zikaguhindurira ubuzima kugira ngo urusheho kwiyitaho mu gihe udafite ababyeyi, ukabasha kwiyitaho. Ariko se ku rundi ruhande mu by'ukuri ubona ari uwe muhanzi w'icyitegererezo wigiraho cyangwa utumukunda umuziki uretse ababyeyi bawe? Wenda ababyeyi tubihoreye, nkaburiye gisupusupu, urebye karakaduri acuranga kakoze mu gicumu, nakunze kugakora pe, ariko narebye ndavuga ati ninkakora ndaba mwiganye. Uzi no kuwucuranga naho? N'inanga ndayizi kuyicuranga, n'imyironge ndabizi. Iriya nanga Sofia yakoresheje, rero nyifite gutya rwose igitaramo ntakikora. Bivuze gusanzwe uzi no gucuranga n'ubusanzwe? Ni ibintu byimbera mu muntu, ntabwo nigeze mbyiga. Ntabwo nabyize. Abantu bitega ko ubutaha tuzabona umwironge? Umwironge byashoboka, byakunda, kuko nakinanira Imana ku cyane cyane. N'umuduri ushobora kuwukora ugacuranga? Yego, uriya wagacuma gisupusupu akoresha. Ariko niyo mpamvu nahisemo gukoresha iningiri. No mu rubyiruko n'ahantu ndabona umuntu w'umusore uri gucuranga iningiri. Byose wigeze ubigerageza ugacuranga ukabikoresha cyangwa nuko wumva gusa wabishobora? Njye mbyiyumvamo. Ariko ntabwo wigeze ubicuranga? Oya. Ariko mbyiyumvamo
nyifashe gutya ndabizi neza ko nayicuranga. Yego. Hanyuma mu by'ukuri ubona ko gukoresha iningiti bifite akahe gaciro mu muco w'abanyarwanda cyangwa se ku bafana bawe bashaka kuba bakurikiye? Kubamurikiye icyo nababwira ko iningiri iri mu muco kinyarwanda gakondo, ni gakondo yahozeho, kuko akenshi na kenshi muri viziyo turi kujyamo gakondo bari kugenda bayitera umugongo. Rero ahubwo ntabwo twayitera umugongo, twakora uko bishoboye kose kujya yamirya n'ubundi ikomeze ikagira ute ikagaragara ndetse ikanumvikana. Ibyo byaba byiza kurushaho. Yego. Hanyuma se hari aho wahurije gakondo ndetse n'ikoranabuhanga mu ndirimbo zawe cyangwa nta ndirimbo rimwe uraririmba biri kumwe ngo buri nkaho uri gucuranga bashyiremo n'umuziki ugezweho? Oya, ntabwo ndabikora, kereka wenda kuririmbira nko kuri mikorofoni. Aho byarashobotse, ariko si barafata wenda uriya muzika wa ruzungu bafate n'iningiri babihuze ngo numve indirimbo yanjye wenda yaba imeze gutya na gutya. Hanyuma se hari abantu bajya baguha akazi ko kujya kubaririmbira nko mu birori cyangwa mu rwego ukagutumira ngo baririmbire? Yego, barahari cyane. Bamaze kugutumira ari nk'abantu bangaho ugereranije? Ni abantu batatu. Ukagenda ukabaririmbira mu bukwe cyangwa baba bakoresheje ubutisimu abana babo babatishwe? Ukabaririmbira. Uba wizeye ko ushobora kubona ibiraka byo kuririmba? Mba mbyizeye, nuko naramenyekana cyane, ariko uko byagenda kose isaha ku isaha wamamagara ndagenda nkamukeshirizaho umudiho. Yego. Ese hari abandi bahanzi ujya ubona baririmba indirimbo gakondo wifuza guhura nabo ngo muganire cyangwa mukorane? Abahanzi mwaba ucuranga gakondo se n'abanzi kari buriya bita nta mukunzi nawe sindahura na imbabaho simbizi mbese niwe nzi ukoresha iningiri. Ni iki wifuza kumubwira abaye akumvise cyangwa se agize amahirwe yo kukubona? Agize amahirwe yo kumbona nuko namwegera neza ahubwo akanyigisha n'ibindi byisumbuyeho natarinze, akambwira ati ijwi iyo ugeze hano gutya bigenda gutya na gutya. Ni iyihe ndirimbo yihariye wowe ukunda mu ndirimbo zose ufite umaze gukora mu mutima wawe ukavuga ati ndayikunze cyane? Ukundira iki nano? Ni indirimbo bita Ndagarutse. Ndagarutse. Uyikundira iki? Ikintu nyikundira njyewe mbere nyiri muri Assemblée de Dieu nabatejwe, nigeze kubivamo mbona abantu benshi babivuyemo, nsubiyeyo nanone mbona na babandi baragarutse. Mu gusenga nkajya mvuga ati ariko si ubukoko nibyo ndagarutse, naje mvuga ati ndagarutse man, ndagarutse. Yitwa Ndagarutse. Ndi kugenda njya gucuranga umwana abana baza ari benshi ngo turirimbira Ndagarutse, ababyeyi Ndagarutse. Wagacishaho gatoya twumva ko kameze gato cyane? Yego, gacishaho nta kibazo twumve. Mama,
gushaka ndagarutse uririmba neza cyane uri umuhanga. Muri make ni iki waganiriza urubyiruko cyangwa se abandi bantu bafite impano nk'iyawe bifuza gutangira umuziki? Icyo nabwira urubyiruko ruzira kwitinya. Yego. Icya mbere ni ukwirekura. Icya kabiri ukabikora ubishaka. Nanjye nzi benshi bazi gucuranga pe amagitari, imiriki itandukanye, ariko ugasanga afite ininyi muri we. Iyo wikuyemo ininyi nta kidashoboka, ahubwo we amera nk'uwiganyira. Ntabwo bikwiye rero urubyiruko rwose runeze amatwi, ari urubyiruko ari n'abakuze, mwikwitinya nta kidashoboka. Icyo nicyo nabanza kubabwira nta kindi. Yego, ubu tugiye gusoza. Ufite ubutumwa bwihariye wagenera abanyarwanda muri rusange bakumva cyangwa se abantu, niki wabasaba? Icyo nabasaba nuko nyine inkunga kugira ngo ndebe uko nanjye. Ese ugira ahantu ho kuba? Oya. Uba hehe? Ndakodesha. Urakodesha. Kodesha inzu ingana iki? Ni inzu y'icyumba kimwe na salo, 8,000. 8,000. Imibereho se ubaho gute? Ndagenda nkacuranga, nabona icyo cya 5 cyangwa 2 akaba ariyo anunga. Agutunga. Ahantu abo banyogokuru bari nta kintu bahasize na kimwe? Nakuriye mu ikote, barinda bapfa turi mu ikote. Amashuri wageze mu wakangahe? Nagarukiye mu 3 primaire. Primaire. Ariko ushobora kwandika no gusoma? Iyi kwandika rwose nakandika mu Kinyarwanda ariko mu zindi ndimi nabwo. Umuntu wifuza kugufasha yagufasha gute? Yagufasha mu buryo bw'amashuri, imibereho? Mu mibereho. Yego. Ubwo turagira ngo tubwire abantu badukurikiye, umuntu wifuza gushyigikira umuhanzi Ningiri mu buryo bw'imibereho, cyane ko ubuzima bayeho butamworoheye ndetse akagira n'Imana afite ikeneye guteza imbere, washaka kumushyigikira yabicisha kuri Freeman Tune Studio. Ashobora gukoresha nimero yacu turi gushyire muri description cyangwa se 0783904032 mu kohereza inkunga yanyu tukayimugezaho, cyangwa se ashobora no gukoresha kode yacu 20:3 handitseho Iru Business Group. Ndumva twasoza. Ubwo abanyarwanda turabizi musanga mu mutima wo gufasha, mureke dushyigikire uyu musore, tumufashe aho ababyeyi batabashije gukomeza kumufasha kubera ubuzima bwari burangiye. Tumushyigikire impano ye nizime kandi tumufashe guhindura ubuzima. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nanjye murakoze, ndabakundaga. Yego, ubwo dusubire nakagaruka.